Shalom shalom bene data abafamu Yesu ashimwe nizere ko muri amahoro nanjye nda amahoro kandi nawe waba utameze neza byaba bitameze neza wihangane ukomere kuko umwami Yesu aracyakora imirimo ntabwo yafashe konje nawe humura Yesu yakora igitangaza kandi mu kwihangana no gusenga harimo ubuzima. Imana rero ibagirire neza ibiteho ibafashe muri byose. Nanjye rero nkuko bisanzwe ndi Ernest Kagenza nkuko dusanzwe tubana mumaze kumenyera kuri channel ya Farm Gospel. Yesu rero abamugisha mwebwe mubana natwe umunsi ku munsi, ubwami bw'Imana bugakomeza kwinjira amatwi yanyu kandi niringira ko hari icyo bukora ku bugingo bwanyu. Uyu munsi rero umwami Imana yampaye amagambo tugiye kuganira. Murabizi ko ntabwo njya mfata umwanya munini wo kuvuga amagambo menshi, ahubwo nifuza ko ijambo ry'Imana narivuga umwanya uhagije utari munini utari na mutoya cyane, ariko ku buryo message umuntu agerere kuvuga ayivuga nawe ukayumva kandi hamwe no gusenga kagira ikikora ku buzima bwawe, otherwise ntacyo byari maze iryo jambo nabamvuga. Umwami Yesu rero abaho umugisha abiteho. Uyu munsi Imana yampaye amagambo afite teme ivuga ngo ubutumwa bwiza butumariye iki? Ni question mark cyangwa se ni ikibazo nicyo ndi kwibaza, nicyo ngira ngo nkubaze. Muri iyi minsi dufite uburyo bwinshi twumva mu butumwa bwiza, wabikunda utabikunda turi guhura n'ubutumwa bwiza. Mu ndirimbo za gospel twumva ijambo ry'Imana, mu bavuga butumwa batandukanye. Ubu noneho hasigara abavuga butumwa benshi, ubushobora guselekisiona ukavuga ngo ndifuza kumva runaka, ndifuza kumva n'umwapotre, ndifuza kumva n'umubishop, ndifuza kumva n'umupasteri, uyu muntu ajya abwiriza ngafashwa. Mbese dufite channels nyinshi tunyuramo dushakisha ijambo ry'Imana, kandi ni byiza. Imana yatugiriye neza, yaduhaye ubwo buryo kugira ngo ijambo ry'Imana rigere ahantu henshi, kandi na kimwe ni mu bimenyetso bimwe bigaragaza impera z'ibihe, nkuko ijambo ry'Imana ribigaragaza yuko Yesu Kristo azajya kugaruka ari uko ijambo ry'Imana rimaze gukwira ku isi yose. Rero tanto ushobora kuba utanumvishije ijambo ry'Imana, nta muntu uje kuri kubwiriza fizikoma cyangwa se mu buryo bugaragara ngo akubwirize, ariko Imana yashyizeho platform za internet ku buryo byanga binoga uhura n'ijambo ry'Imana, byanga binoga mpura n'ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bw'Imana buramamazwa, ariko nkibaza ngo ubutumwa bwiza buramamazwa, nanjye ubwanjye ndabwamamaza, nawe ubwawe ushobora kuba ubwamamaza, cyangwa se wumva babwamamaza, cyangwa se nawe ukurikira bamwe mu babwamamaza, ariko hari impact cyangwa se hari ubuzima buhindura, hari imibereho ubutumwa bwiza wumva buhindura mu buzima bwawe. Ese mbere yuko ubwumva na nyuma yuko ubwumva hari change, hari impinduka zikugeraho? Njyewe Ernest ndi kuvugana nawe, hari impinduka njya ngira nyuma yo kumva ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero dufate abantu bandikiye urwandiko, hari icyo Paulo arimo kubabwira, ababwira abashimira ko ubutumwa bwiza bwagize icyo bukora ku buzima bwabo. Noneho nawe wiyevariwe, nanjye niyevariwe, ndebe ngo ubutumwa bwiza bumaze iki mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Ese ni gute nabigenza kugira ngo nanjye ubutumwa bwiza bungireho impact? Yesu abagirire neza. Tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana ntabatindiye, ni mu rwandiko Paulo yandikiye abatesaloniki, cyangwa se ni urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye abatesaloniki. Ni igice cya mbere turahera ku murongo wa 4 tugere ku murongo wa 10. Na amagambo nkuko nari mbabwiye mu kanya, na amagambo agaragaza uko yabandikiye ari kubashimira ko ubutumwa bwiza bumvishije bweze imbuto, bwagize icyo bukora ku mibereho yabo. Kuko titre y'ayo magambo iravuga ngo imbuto z'ubutumwa bwiza i Tesaloniki, kuvuga ngo fruits cyangwa se ingaruka zo kumva ubutumwa bwiza abantu bumvishije zanejeje Paulo. Biba ngombwa ko abandikira abashimira ko ijambo ry'Imana ryabagezeho bagahinduka, ndetse ubuzima bwabo bugahinduka mu buryo buri complete cyangwa se mu buryo bwuzuye. Rero ntatinze, ni nkuko nambabwiye n'igice cya mbere mu Batesaloniki. Hari abavuga ngo Abatesaloniki ba mbere, ariko ntabwo bibaho, ni urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesaloniki. Ni igice cya mbere duhere ku murongo wa 4 tugere ku murongo wa 10. Umwami Yesu akugirire neza, ufashe uwo mwanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Hananditse ngo, bene data bakundwa n'Imana, tuzi yuko mwatoranijwe nayo, kuko ubutumwa twahawe butabagezeho ari amagambo gusa. Atangiye avuga ngo ubutumwa bwiza mwahawe mwebwe
butabagezeho ari amagambo gusa, bivuze ko hari ikintu cyabaye, ahubwo bwabagezeho bufite n'imbaraga n'umwuka wera no kubemeza mudashidikanya. Namwe ubwanyu muzi ko twameraga muri mwe ubwanyu, namwe niko mwadukurikije mukurikiza umwami wacu, mumaze kwakira ijambo ry'Imana mu makuba menshi, mufite ibyishimo by'umwuka wera. Nicyo cyatumye muba icyitegererezo cy'abizera bose bari Makedoniya no muri Akaya, kuko muri mwe ariho havuye ubwaku bw'ijambo ry'umwami wacu. Iyakora ntibwageze i Makedoniya no muri Akaya honyine, ahubwo hose kwizera kwanyu mwizera Imana twaramenyekanye. Nicyo gituma tutaruha tugira icyo tubwira abantu, kuko ubwo bo bajya bavuga uburyo twabasuye, kuko mwahindukiriye Imana, mwimuye ibigirwamana ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri kandi ihoraho, no gutekereza umwana wayo uzava mu ijuru, uwo yazuye mu bapfuye, ari we Yesu, uwo uzadukiza umujinya uzatera. Ni amagambo nsomye mu buryo nagendagamo gatoya, ariko ni amagambo ari gusobanura urwandiko, ko mbabwiye urwandiko Pawulo yandikiye aba bantu b'Abitesaloniki, ari kubashimira ko ubutumwa bwiza bumvishije bwagize icyo bukora ku buzima bwabo. Atangira ababwira ngo ubutumwa bwiza mwumvishije ntabwo ari amagambo gusa. Mu yandi magambo, hari ijambo ry'Imana, hari ubutumwa bwiza wumva mu matwi yawe bikamera nk'amagambo, kuko ubwo butumwa bwiza iyo bumaze kugeraho ukabwumva, wamara gusohoka cyangwa wamara kubwumva, ntihagire ikintu gihinduka mu kwizera kwawe, ntihagire ikintu gihinduka mu myitwarire yawe, mu buzima bwawe bwa buri munsi, already bwa butumwa bwiza bubaye amagambo. Aba bantu rero aba Batesaloniki bo rero bumvishije ubutumwa bwiza bw'Imana nk'uko Pawulo yabubazaniye, babwumvishije bwinjira mu mitima yabo. Umaze kwinjira mu mitima yabo, batangira kwera imbuto zigaragaza ko bahindutse. Yesu atugirire neza. Agasesiyo mbafashe nk'aka ngaka, mba nifuza ko wumva neza message cyangwa se content y'ibyo nashatse kukubwira uyu munsi. N'icyuko hari abandi bantu ubutumwa bwiza bwagizeho impact, bwagizeho impinduka mu mibereho yabo ya buri munsi. Nyuma yo kubwumva bugira imbuto, ku buzima bwabo. Ubuzima burahinduka, kwizera kurahinduka, imibereho irahinduka, bitewe nuko ibyo bizeye babishyize mu bikorwa. Imana itugire neza. Noneho ndibaza nti, ese mu by'ukuri ubutumwa bwiza twumva bwaba twebwe buduhindura? Nk'uko nabibabwiye ngo dufite platform nyinshi tunyuzamo cyangwa se tunyuramo twumva ijambo ry'Imana, ariko kuki ubwo butumwa bwiza budagira icyo buhindura ku buzima bwacu? Ikimenyetso cya mbere mu byo nasomye hejuru, ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko ubutumwa bwiza bwagize imbuto kuri nyir'ukubwumva, ni uko ukwizera kwe kuzamuka. Hari uko utari usanzwe wizera utarumva ubwo butumwa bwiza, ariko nyuma yo kumva ubutumwa bwiza ukagira kwizera. Abantu hari ubwo baba batenebutse mu mitima yabo bitewe na circumstance bari kunyuramo, ugasanga wari ufite amakuba impande zose, ukaba wari ushobewe, ukaba wari guhura n'ibikubabaza, byaba bituruka mu miryango yawe, byaba bituruka ku mukoresha, byaba bituruka ku bakozi ukoresha wowe ubwawe, byaba biri guturuka ku baturanyi, byaba biri guturuka muri angle zitandukanye. Wari ufite umubabaro mwinshi, ukumva ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bukakwereka yuko uwo mubabaro utazahora biteka, hari igihe umubabaro wawe uzashira. Icyo gihe iyo umutima wawe ucuritse ukumva amahoro araje aho yari yabuze, icyo gihe bwa butumwa bwiza bugize ingaruka ku mibereho yawe ya buri munsi. Ni ukuvuga rero ubutumwa bwiza buzamurira umuntu kwizera, yari ubutumwa bwiza buturutse ku Mana. Aba nabo niko byagenze rero. Aba Batesaloniki nabo bamaze kumva ubutumwa bwiza bugira ingaruka ku buzima bwabo, bazamura kwizera Imana. Yesu atugire neza. Ikindi Pawulo yababwiye aha ngaha, yaravuze ngo
nubwo mwabwumvishije mu makuba menshi, nubwo twabazaniye inkuru nziza y'agakiza k'Imana, nubwo twaje kubabwira Yesu Kristo wazutse, nubwo twaje kubabwira Yesu Kristo uzagaruka gutwara itorero, nubwo twaje kubabwira ubutumwa bwiza, twaje muri circumstances zitaryoshye, twasanze muri mu makuba, twasanze muri mu bibazo nk'uko isi yose n'undi bagira ibibazo. N'icyo gihe Pawulo ajya kubabwiriza ubutumwa yasanze bafite ibibazo bitandukanye, ariko arabashimira ngo nubwo mwumvishije ubutumwa bwiza mu makuba, ariko ntibwabuze kugira ingaruka nziza mu mibereho yanyu. Yesu ashimwe. Mwene data mushiki wanjye, waba wumva ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye, ariko ugasanga nubwo uri mu makuba ntabwo rikugizeho ingaruka nziza, ugomba gupayinga attention ukavuga ngo kuki ritampinduye aya makuba ndimo ngo rigire icyo riyakoraho. Imana ishobora kutagukuriraho ikigeragezo wari urimo nubwo wumvise ijambo ry'Imana, ariko ikaguha imbaraga zo kwihangana mu kigeragezo. Urugero, ushobora kuba wari ufite ibibazo bikuremereye mu buzima bwa buri munsi, ariko wamara kumva ijambo ry'Imana ukumva uhawe imbaraga yo kwihanganira ibyo bigeragezo. Uko niko Abatesalonike n'ibyo byari bimeze, nabo bari bafite ibigeragezo bibagoye nk'uko nawe ufite ibigeragezo bikugoye uyu munsi, ariko nyuma yo kumva ijambo ry'Imana bahabwa imbaraga zo kwihanganira ibigeragezo byabo. Mushiki wanjye, murumuna wanjye, mukuru wanjye, mubyeyi wanjye, ndagira ngo mubwire ngo nawe ijambo ry'Imana wumva rikwiriye kuguhindura. Nubwo utaba ibibazo wari urimo byabishize, ariko iryo jambo ry'Imana rikwiriye gutuma ukomera mu kigeragezo. Imana itugirire neza. Imana hari ibigeragezo ihita ikuraho iyo usenze, iyo wumva ijambo ry'Imana, iyo usenze, iyo wizeye, ariko hari n'ibindi Imana itinda gukuraho bitewe na proje ndende gufiteho, bitewe n'ikigushaka, bitewe n'ikishaka kukubyazamo, ikakureka ukagwa muri icyo kigeragezo kuko cyaturutse kuri yo, ariko iguheramo imbaraga ukagira amahoro mu mutima wawe. Cyo ni ikigeragezo giturutse ku Mana. Ikigeragezo cyatewe n'umwanzi Satani, cyatewe n'ubugome bwa Satani. Icyo ngicyo cyumvishije ijambo ry'Imana ukongeraho kwizera Imana, byanga binoga uko kwizera gukuraho icyo kigeragezo. Imana igufashe cyane mwene data. Nuko rero nkuko mabwiye mu kanya, ubutumwa bwiza bugomba kukuzanira kwizera Imana nk'uko babene data bizeye Imana. Ubutumwa bwiza bukwiriye kukuzanira kwihanganira ibigeragezo nk'uko babene data b'Abatesalonike nabo bihanganiye ibigeragezo. Ikindi kintu ubutumwa bwiza butuzanira ibyishimo by'umwuka wera. Ni ikintu gikomeye kugisobanura, biragoye ngo ni gute umuntu yagira ibyishimo by'umwuka wera, ni gute yagira amahoro aturutse ku mwuka wera bikamutera ibyishimo ku buryo we inamani cyangwa se umuntu w'imbere yumva anezerewe Imana mu makuba ye, yumva afite amahoro menshi mu buzima bwe, atari uko ibintu byose byabaye salama, atari uko ibintu byose byagenze neza, ariko kumva ibyishimo biturutse ku mwuka wera bikujeho. Abantu benshi umwuka wera bamuvuga bitandukanye, hari abavuga ngo baramuzi, ariko mu by'ukuri ugasanga imibereho yabo igaragaza ko umwuka wera ntawo barimo. Hari n'abandi baba mu matorero yemera umwuka wera cyangwa se dukoreshe langaje abandi bavuga ya kuvuga ngo Roho Mutagatifu, ariko ugasanga ntabwo uwo mwuka wagize impinduka ku buzima bwabo. Mu yandi magambo, uwo mwuka ntabwo wakugezeho, kuko ikimenyetso kigaragaza ko umwuka w'Imana wakugezeho byanga binoga hari impinduka zikuzaho. Umwuka wera azana impinduka. Imana idufashe cyane. Uko niko Abatesalonike byabagendekeye. Bamaze kumva ijambo ry'Imana, barizera, barihangana, ngo barangije bagira ibyishimo bikomoka ku mwuka wera. Haleluya. Ibyishimo bikomoka ku mwuka wera ni amahoro Imana iguha atari conditionnel. Hari indirimbo muri kantike ivuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, mu ijambo ry'Imana rirabivuga. Turi mu isi dufite intambara turimo, dufashe igihe mu ntambara, ngo muri iyi si ntabwo ibintu byose bimeze neza, muri iyi si nta mahoro yuzuye arimo. Oh no, nutegeza amahoro atangwa n'iyi si, uri mu isi, nakubwira hakiri kare yuko utazigera uyabona. Nta mahoro ahari. Ariko ndagutangariza iki ngiki yuko hari amahoro arenze amahoro atangwa n'isi.
hari amahoro aboneka adatanzwe n'ibyo kurya byinshi wabonye mu rugo, hari amahoro aboneka atari uko abana bose batsinze mu ishuri, hari amahoro umuntu agira atari uko yabonye inzu yavuye mu bukode, hari amahoro umuntu agira atari uko yuriye indege yagiye hanze, hari amahoro umuntu agira atari uko yaguze imodoka, hari amahoro umuntu agira atari ukubera ibintu biri materiel cyangwa se ibintu bifatika wagize, hari amahoro aturuka ku Mwuka Wera. Ayo mahoro aza mu buzima bwawe uri mu bihe byiza, ubuzima buri physique, uri mu mibereho myiza, ariko ayo mahoro unayagira utari mu mibereho myiza. Ayo mahoro naturuka ku Mwuka Wera, bivuze ko ayo mahoro ntabwo ari conditionnel cyangwa se ayo mahoro ntagira acyo yuririraho. Hari umuntu uba nta mafaranga afite mu mufuka, yaba ari kugenda yumva nta mafaranga afite, akumva atari stable, akumva nta mahoro afite, akumva nta byishimo afite, akumva mbese iriya sekine vapa. Hari ubuzima yumva butameze neza, hari kantu kamushotse muri kuko nta mafaranga afite mu mufuka. Bivuze ngo iyo afite amafaranga mu mufuka, amahoro ayafite. Ayo mahoro ntabwo ari yo y'Umwuka Wera, oya. Ayo mahoro Yesu Kristo atanga aza nta mafaranga ufite mu mufuka. Ayo mahoro Yesu Kristo atanga binyuze mu Mwuka Wera aza atari uko wabonye minerivare z'abana. Ayo mahoro Yesu Kristo atanga aza turi no mu makuba yacu ya buri munsi. Nuko rero niba ijambo ry'Imana ryakugizeho ingaruka, feedback y'ijambo ry'Imana rifatanyije no kwizera, nuko ugira amahoro aturuka ku Mwuka Wera. Haleluya. Kandi Umwuka Wera ntabwo ari bubu, I'm telling you, ntabwo Umwuka Wera ntabwo ari ikiragi. Umwuka Wera niwo voice, ni Umwuka Wera ni ryo jwi ry'Imana inyuzamo ibwira abantu bayo bo mu isi. Niyo mpamvu abadafite uwo mwuka ntabwo iryo jwi rishobora kubageraho. Niyo mpamvu abadafite uwo mwuka bararinena, bararinira, ntibaryumva kuko ntabwo uwo mwuka yabahaye kurimenya. Ariko abarimenye, abandi kuvugana nabo mwaramenye iryo jwi, murabyumva kimwe nanjye. Utari waryumva arabifata nk'ubusaza, avuga ngo ni bya bisazo by'abarokore byo turemenyere ko abantu babitubwira, kuko Yesu Kristo amuha uwo ashatse bitewe nuko yasanze akwiriye guhabwa uwo mwuka. Kuko uwo mwuka ntabwo ari nk'inyanya zaboze mu isoko barimo guhereza abantu ngo hakira nkugurisha inyanya, oya. Uwo Mwuka Wera Yesu Kristo atanga, uwo mwuka uturuka ku Mana. Imana imuha umuntu umumerita, uwo Imana ibona ko akwiriye kumuhabwa bitewe nuko ari kumushaka. Yesu Kristo yaravuze ngo muzanshaka mumbone nimushakana umutima wanyu wose. Kuvuga ngo ushaka Imana ni ubonwa nayo. Bivuze ko Imana ntabwo yakubona utayishatse. Ibi kandi riravuga ngo nkunda abankunda. Mujye mubyumva, mujye munabimenya neza. Nkunda abankunda. Niba udakunda Imana izagukunda gute? Niba udakunda Imana izaguha umwuka gute? Oya, ntabwo Umwuka Wera ari ibinyanya byasabagiye mu isoko, ntabwo ari ibivoka byasabagiye, ntabwo ari whatever, no. Umwuka Wera ni discipline Imana, ni impano Imana iha umuntu uri discipline. Umuntu ufite discipline mu Mana, umuntu ushaka kubona iyo mpano y'Imana, uwo mwuka araza. Rero Abatesaloniki nabo Imana yamaze kubagezaho ijambo ryayo, bagira umwete wo kumva ijambo ry'Imana, bagira umwete wo gukurikira ijambo ry'Imana ribabwira. Imana ibona ko bakwiriye guhabwa iyo mpano y'Umwuka Wera, yohereza uwo Mwuka Wera, bagira amahoro mu buzima bwabo bwa buri munsi. Imana ishimwe. Irindi jambo twumvishijemo hariya ni uguhindukira Imana ukimura ibigirwamana. Abo Batesaloniki bari basanzwe bataramara kumva ijambo ry'Imana Paulo yabazaniye, bari basanzwe bakorera ibigirwamana. Ibigirwamana biri muri forme zitandukanye, murabizi. Hari ibigirwamana noneho bigendeye ku muco, hari ibigirwamana by'ibibazanyo abantu babazaga, ugasanga babona mu kirere hari ukwezi, warangiza ugafata igishushanyo, ugafata igiti ukagikoramo, ukakora igishushanyo kimeze nka kwa kwezi, none ukajya usenga ukwezi. Hari gukora igishushanyo cy'inka, hari gukora igishushanyo cy'umumarayika, hari abasenga abamarayika, ibyo ni ibigirwamana. Hari abasenga inyenyeri, ibyo ni ibigirwamana. Hari abasenga ukwezi, hari abasenga izuba, ibyo ni ibigirwamana. Hari abaramya abapfuye, abasogokuruza babo, ibyo ni ibigirwamana. Abatesaloniki nabo babarirwaga muri iki cyiciro cy'abantu basengaga ibigirwamana. Ibigirwamana rero biri mu bwoko bwinshi, ariko ubu ngubu systeme Satani yazanye umunsi, ubundi ko technology igenda yapugradinga mu isi, cyangwa se uko ubuzima bugenda buhinduka mu isi, ni nako n'isi iri spirituel nayo igenda yapugradinga.
niko isi y'umwijima, isi Satani akoreramo nayo igenda upgradinga. Uyu munsi ushobora gusanga muri Kigali nta kigirwamana kihaba wabona, nta gishushanyo cy'ikigirwamana wabona, ariko mu by'ukuri imitima y'abantu Satani yarahinduye, ntabwo ibigirwamana bikiri physical, ahubwo bisigaye biri spiritual, cyangwa se ntabwo bikiri ibintu bifatika. Ibigirwamana ubu bisigaye bigaragara byinshi, usibye mu bihugu bimwe na bimwe bigitsimbaraye ku mico y'ibigirwamana, ariko ahenshi ibigirwamana byavuye mu bishushanyo tubonesha amaso, byagiye mu mitima y'abantu. Uyu munsi ubona ikigirwamana ni ikintu usumbisha Imana rurema, ni ikintu usumbisha Imana yakuremye mu isi. Rero aba Batesaloniki byagenze gute? Abatesaloniki nabo bamaze kumva ijambo ry'Imana rirabahindura, ibigirwamana barabireka, ngo bimuye ibigirwamana bimika Imana itugire neza. Bahindukiriye Imana, kwa ngo warebaga ibumoso urahindukiye urebye iburyo, warebaga imbere urahindukiye ureba inyuma. Bivuze ngo ibyo waharuhanze amaso bibi ubisimbuje ibyiza. Ahari umwuka wa gishitani, ahari umwuka w'ibigirwamana, ubusimbuje umwuka w'Imana. Uyu munsi rero Satani nawe yazanye ibigirwamana biza mu mitima y'abantu. Ibigirwamana biri mu bwoko bwinshi. Hari amafaranga, nicyo navugaga mu kanya, amafaranga ashobora gutuma umva ufite amahoro cyangwa agatuma ubura amahoro. Ahari umwuka w'Imana ugira amafaranga utayagira, amahoro urayagumana. Hari umuntu ureba ukamufata nk'Imana yawe, ukumva ko uramutse umubuze mu buzima wapfa. Wafata umugore wawe nk'Imana yawe ku buryo wumva ko apfuye wapfa, wafata umugabo wawe nk'Imana yawe, wafata mwene wanyu nk'Imana yawe, wafata bamwe mu bakomeye mu isi nk'Imana yawe. Bise umuntu dependingaho ubuzima bwawe, ukumva yuko kubaho kwe niko kubaho kwawe, kuba adahari kwe biragusubiza inyuma, ubuzima bwawe burahagarara. Uwo umuntu aba yahindutse ikigirwamana. Niyo mpamvu bavuga ngo amafaranga ni umuzi w'ibibi byose. Amafaranga yose turayakoresha, turayakenera, tunifuza menshi, ariko nanabonye kugira menshi no kugira ibibazo byinshi. Amafaranga nta mafaranga menshi njye nabona, kuko bafite menshi nabo babarira ngo bakeneye ayandi. Ni ikigaragaza ko rero ko ntabwo amafaranga uyakurikiye uzigera uyabona ngo uvuge ngo ugiye gutuza ureke kwagira ikigirwamana. Rero ni ukuvuga ngo ibyo imitima y'abantu ifata nk'iby'agaciro kurusha Imana yabaremye, ibyo byitwa ibigirwamana. Rero Abatesaloniki ibyo bari bahanzeho amaso, ibyo bari bafitemo kwiringira, ibyiringiro byabo, ibyo byari biriho barabiretse, bashyira ibyiringiro byabo mu Mana. Bimuye ibigirwamana byo mu mitima, bimura n'ibigirwamana biri fiziko bigaragara, babivaho bajya ku Mana rurema, Imana yabaremye. Haleluya. Rero iki nicyo ijambo ry'Imana rimarira abari kuryumva, cyangwa se iki nicyo ijambo ry'Imana rigomba kumarira abaryumva. Nuko bimura ingeso bari bafite kera zikarorera, ibyo bigirwamana bakabireka. Noneho hari ikindi cya gatatu yababwiye, harimo icyitwa ngo gutegereza umwami Yesu. Isi ya none tugezemo ni isi ubona ko abantu batagitegereje Yesu, bakimeze nk'aho Yesu aruza kubafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi bw'inahangaha, ariko ntibatekereza yuko Yesu Kristo azagaruka. Ndagiye ngo mbabwire inkuru ivuga yuko Yesu Kristo uko yari kera niko ari, kandi ijambo ry'Imana icyo rivuga ni icy'ukuri, ntabwo kijya gihinduka. Uko Yesu Kristo mwamubonye agenda ni nako azagaruka. Uko niko Yesu Kristo yabwiye intumwa ze, Spirito niko abamarayika babwiye intumwa ze. Igihe Yesu Kristo Imana yamaje kumuzamura, imuzamuye mu bicu, intumwa ze zikomeza kureba mu kirere zitegereje ko yagaruka cyangwa se ko arenga. Abamarayika babiri baraza barabasanga, baravuga bati mutegereje iki? Yesu Kristo uriya mubonye azamuka, uko mubonye agenda niko azagaruka. Ndabibutsa bene data, ndibutsa abarokore, ndibutsa abakristo yuko Yesu Kristo azagaruka. Rero Abatesaloniki nabo Pawulo yabashimiye yuko bakomeza gutegereza umwami Yesu Kristo. Kandi undi yaravuze ngo niba Yesu Kristo atinze kugaruka, urupfu rwo ntabwo ruzatinda, urupfu rwo ruzaza. Mwene data mushiki wanjye uri kumva aya magambo, ndagira nkubwira ngo ijambo ry'Imana rikuriye kukwibutsa yuko uko Yesu Kristo yagiye ariko azagaruka. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo n'abamucumise bazamubona, n'abamuteye inkota bazamubona. Bivuze ngo iki? Yesu azigaragariza abamwumviye, abamwubashye, abamukurikiye, ariko azigaragariza n'abagome, abanze kumwizera, abanze kumwumvira, abanze gukurikira inzira ye. Nagaruka ngo abo ngabo bamwanze bazakorwa n'isoni, ngo bazafuza guhunga mu maso yabo, mu maso ye, ariko ntabwo bazabona aho bamuhungira. Rero bene data, waba wumva ijambo ry'Imana usanzwe uri umukristo, waba uryumvishije
utasanzwe mu Kristo ndagiye mutangarize ko Yesu Kristo azagaruka. Uko Yesu Kristo yagiye mu ijuru ni nako azagaruka, kandi nagaruka azaza aje guca imanza ababaye mu ruhande rwe, ababaye mu nzira nziza z'agakiza, abo ngabo bamukurikiye bakamwizera nk'umwami n'umukiza, akabatura mu mitima yabo, bakagenda nawe ubuzima bwabo kuva bamumenya. Abo ngabo Yesu Kristo ntabwo naza bazakorwa n'isoni. Abo ngabo bazazukira kumubona, kuzabana n'Imana iteka ryose. Ariko ba bandi banze kumwumvira, bakamuninira, bakamwimira, bakanga kajya mu buzima bwabo, abo ngabo bazakorwa n'isoni, kuko Imana izabahanana na Satani. Iryo ni ijambo ry'Imana niko rivuga. Rero ndagira ngo nibutse abarokore kubera iki ijambo ry'Imana turyumva nkuko naritangiye mbibabwira, ndimo no kugana ku musozi, unoze ko ntabwo ntinda cyane. Kuki turyumva ntiriduhindure kandi turyumva buri munsi? Ni ukubera iki abantu b'Imana ijambo ry'Imana baryumva ariko ntirihindure ubuzima bwabo? Niyo ntoza ngiye gusorezaho. Ubundi bene data bashiki banjye, ndagira ngo mbibutse yuko umwana wese yifuza kubona mu maso y'umubyeyi we. Iyo umubyeyi agiye ku kazi, iyo atashye bigenda gute? Ukigera ku gipangu, umwana ahita yirukanka aza kugusanganira kugira ngo akubone. Impamvu ijambo ry'Imana ritaduhindura mu buzima bwacu bwa buri munsi ni ukubera ko tutifuza kureba amaso y'Imana. Urumva amagambo bari kukubwira, bari kukubwiriza, ariko mu by'ukuri hari umwanya ujye ufata ngo ujye kuyasengera amagambo wumvishije. Hari umwanya ujye ufata ngo ujye kwihererana n'Imana, usanga Imana ubuyibwire ibyo wumva utumva neza ngo igusobanurire, nayo ikubwire uko ibyumva. Ikibazo rero, abantu bizeye Imana itavuga, bizeye Imana bazi ko nta platform inyuramo ivuga, ni nayo mpamvu batajya kuyisenga bumva ko ibuze kuvugana nabo. Ariko ndagutangariza iki ngiki, yuko Imana binyuze mu mwuka wera, nkuko nababwiye kare, yuko umwuka w'Imana avugana n'abantu b'Imana. Mushiki wanjye, murumuna wanjye, mukuru wanjye, ndagira nkwibutse ngo ukwiriye gushaka amaso y'Imana, ugasenga, ugakura, ukagera ku rwego uvugana n'Imana, kugira ngo ibyo udasobanukiwe ibigusobanurire, kugira ngo muri uru rugendo utazarugwamo. Impamvu muri kubona abantu benshi ari abakristo birwa mu nsengero, ariko ugasanga mu by'ukuri no kugwa kwabo kuroroshye cyane. Ukubera iki? Bakurikiye abapasiteri, bakurikiye abashumba, bakurikiye abantu ko ari bo babageza ku Mana, bareka gukurikira Imana. Mwumvishije ubutumwa bw'abantu ariko mukomeza kwizera abo bantu, ntimwizera Imana yabababwirije. Bikwiye ko muhindura attitude, mugahindura uburyo mwumva mu butumwa bwiza. Dukuriye kumva ubutumwa bwiza, tugakura amaso kuri bandi babutubwiye, ahubwo tukizera iyo batubwiye. Icyo gihe bizatuma tutabashoke umunsi tuzabona ba bantu bagiye mu ntege nkeya. Ntabwo tuzabashoka, niba bajya mu ntege nkeya ntabwo tuzabashoka, kubera ko twizeye Imana. Uzumva umupasiteri bamufunze, niba mufunga n'urusengero bakarufunga, ugahita ugwa ukava mu byizerwa. Kubera iki? Igihe cyose umaranye n'uwo mupasiteri, igihe cyose umaranye n'uwo muvugabutumwa, wakomeje kwizera Imana yo muri uwo muvugabutumwa, ntabwo wigeze wizera Imana y'ukuri. Abantu bazaramba muri uru rugendo rugana mu ijuru nabahe? Ni abantu bakuye amaso yabo ku bantu bagaragara ko babageza ku Mana, bakayakira kuri iyo Mana. Abo nibo batazigera basitara mu rugendo ngo basubire inyuma, kuko bizeye Imana, bamaze kuba connected n'Imana. Aha ngaha Pawulo yandikira Abatesaloniki, ndagira mbabwire yuko we yarababwirije, akomeza ivuga ubutumwa ajya mu yandi mahanga, ajya mu zindi ntara, ariko nyuma aza kumenya amakuru yuko ijambo ry'Imana sizababwiye ryagize umusaruro mu buzima bwabo, bahindutse beze n'imbuto, kugera ku rwego n'abandi bantu b'abanyamahanga bataramenya ubutumwa bwiza bakijijwe bamenye ingeso z'Abatesaloniki, atari uko Pawulo agiye kubabwiriza. Haleluya! Bikwiriye ko rero tubwirizwa, tukava ku rwego rwo guhora tubwirizwa gusa, ahubwo tukagera ku rwego yuko ibyo twabwirijwe biduhindura, n'abandi bagahinduka ku bw'ibyo byaduhinduye. Yesu atugire neza. Reka mbasomere ijambo riri muri Petero, urwandiko rwa mbere rwa Petero, ni ibice bibiri, ndahera ku murongo wa 2 ngere ku wa 6. Haranditse ngo, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu Yesu Kristo ni mumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryatoranyijwe riba iry'igiciro cyinshi. Namwe mubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka
bishimwa n'Imana kubwa Yesu Kristo. Kuko mu byanditswe harimo aya magambo ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye rikomeza imfuruka ryatoranijwe kandi ry'igiciro cyinshi, kandi uryizera ntazakorwa n'isoni. Haleluya. Uyu mwami Yesu dukwiye kumwegera kurusha kwegera abantu batubwira ko bamutugezaho. Tuve ku bantu tujye ku Mana, nibwo ubutumwa bwiza buzagira ingaruka ku buzima bwacu. Kuko nidukomeza gukopinga ubuzima bw'abo bantu bizarangira, kuko abanyantege nke ari abantu, natwe dusubiye mu ntege nke. Ariko birakwiriye ko tunywa amata y'umwuka wera, tukuzura umwuka wera, tugakizwa, tukera n'imbuto zigaragaza ko twakira ubutumwa bwiza. Yesu abagire neza. Nsoreje kuri ayo magambo nandi kubasomera, nifuza yuko imitima yanyu yagira impinduka ziturutse mu kumva ijambo ry'Imana. Ndimo kubabwira ngo ubutumwa bwiza bwagize ingaruka ku buzima bwawe. Ubutumwa bwiza wumva bugira ingaruka ku buzima bwawe. Agakiza ni kimwe, ariko gukura mu gakiza it's a process, ni urugendo. Ese uri mu rugendo ruhoraho? Uri kugenda upgrading uko wari ejo? Uyu munsi siko kimeze, ntabwo kimeze nk'uko wahoze imbere. Ukwiye kugenda wegera imbere, urushaho kugenda utera ikirenge mu cya Kristo, ukagenda usa na Yesu, ukazagera ku kigero gishimishije. Yesu rero abagire neza, abiteho. Wakoze kubana nanjye muri uyu mwanya, naho butareka dusoze dusenga Imana. Mwami Yesu, ndagushimira kubw'ijambo ryawe, ndagushimira ko ibyo wampaye nanjye nibyo mbwira abantu. Mwami, nzi bikeya cyane, mba nifuje kugira ngo nsangire n'abandi kuri bikeya mfite Mwami. Ariko Mana, ubasha gukorera muri iri jambo, ukagira icyo ukora kuri mushiki wanjye, ukagira icyo ukora kuri murumuna wanjye, kuri mukuru wanjye. Nyagasani, ndagusabye ngo ijambo waduteyemo riduhindure, ridukuze, ritugeze ku kigero cya Kristo. Mwami, ntidukomeze kumera nka mbere nk'uko twahoze, ahubwo ingeso zacu zigende zihinduka, ibyari byaranze kuva muri twebwe, ibyaha byatunaniye kureka, tugire imbaraga nyinshi zibitsinda, duhinduka abana bashimwa n'Imana mu izina rya Yesu. Gira neza imitima yacu Mwami, twebwe twumva ijambo ryawe, uduhindure, udutere kuraje, tugere ku kigero cyiza cya Kristo Yesu. Bityo Mwami, umunsi uzagaruka gutwara ubwoko bwawe, natwe tuzabane nawe mu bwami bwawe muri paradiso. Izina ryawe nirihimbazwe, ndasengaga mu izina rya Yesu Kristo. Amen.